Yesu ashimwe mwene data, reka twumvire hamwe ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Abami ba mbere ni ibice 17 duhere ku murongo wa 12. Twumve ukuntu Eliya yakoze urugendo nuko Imana yamugiriye neza. Ibice 17 mu Bami ba mbere umurongo wa 12 kuvuga ngo nawe aramusubiza ati, nkurahiye Uwiteka Imana yawe ihoraho, nta gatsima mfite keretse urushyi rw'agafu shigaje mu giseke n'uturanguzwa tw'amavuta mu mperezo. Ubu dore ndatoragura udukwi tubiri kugira ngo nsubire mu nzu nyivugire n'umwana wanjye ngo tukarye twipfire. Umupfakazi yari afite agatsima gato n'udukwi tubiri yari ari gushaka kugira ngo acanishe abone uko arya, abone icyo kurya. Ariko icyo gihe Eliya arakomeza aramubwira ati, mbabarira umanze umvugireho akanjye nkarye, namwe akarasigara ariko murye. Noneho ku murongo wa 13 ari kuvuga ngo Eliya aramubwira ati, witinya, genda ubigenze uko uvuze, ariko banza umvugire akanjye ukanzanire hano, maze ubone kwivugira n'umwana wawe. Kuko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze itya ngo, icyo giseke ntabwo kizaburamo ifu, n'amavuta ntabwo azabura muri iyo mperezo, kugeza ku munsi Uwiteka azavubira isi imvura. Imana yari ivuganye n'uwo mupfakazi ko ako gaseke namara kuvugira Eliya agatsima akakarya, ko hatazigera haburamo icyo kurya ndetse n'icyo kunywa. Rero muri iki gihe cya none abantu bakora imirimo yo gukiranuka bagafasha abandi bakabagaburira, nabo Imana izabagaburira. Abaha abandi akazi, nabo Imana izabaha akazi. Abayobora abandi mu bucuruzi, nabo Imana izabaha ubucuruzi. Uru rugendo Imana izaturengera kandi izagidufasha, ariko dukurikije uko tuzaba twabereye umugisha abandi. Ese ukurikije ibyo uri gukora, ukurikije uko ukorera Imana, ukurikije uko uvugira Imana, uri kubona nawe wabona umugisha nk'uko n'abandi babona umugisha? Bikore neza rero. Hano kuri 15 ku murongo wa 15 kuvuga ngo nuko aragenda abigenza nk'uko Eliya yamubwiye, kandi uwo mugore na Eliya nabo mu rugo rwe bamara iminsi barya kuri ka gatsima Eliya hanuye ko kaziyongera. Icyo giseke nticyaburamo ifu n'amavuta, ntiyabura muri iyo mperezo nk'uko Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Eliya. Nawe Imana izajya iguha umugisha nubigenza utyo uko Imana ivuze akaba ari gukora. Niba Imana ivuze ngo dukiranuke, tubikore. Niba Imana ivuze ngo duhige imihigo, tuyihigure, ubikore. Bityo Imana izajya iguha umugisha. Niba uteye igiti cya avoka ugaherezaho abantu kuri za avoka zezeho, Imana izaguha umugisha. Ntabwo icyo giti kizigera kiburamo avoka. Naho icyo giti kitahita kizamo avoka, Imana izaguha umugisha ikurikije ko watanze avoka. Niba igiti cyawe kipera, cyeraho amapera, ugasarura ugaherezaho abandi kuri ayo mapera, nawe Imana izaguha umugisha, kuko icyo giti uzaba utanze, uzaba ubikoreye Imana kandi nawe uzikore. Niyo mpamvu rero Imana ijya iduha umugisha ikurikije ibyo twakoze, ikurikije ibyo gukiranuka biri muri twe. Ese nawe uri gukiranuka kandi pe n'ubikora ubikunze, Imana izaguha umugisha nk'uko yahaye umugisha uyu mupfakazi w'i Sarefati. Eliya Gisarefati acumbikirwa n'umupfakazi. Eliya yari ahunze amapfa, yari ateje ikibazo cy'amapfa cy'inzara izamara imyaka 3. Rero hari ubuzima umuntu anyuramo agahura n'inzara, ukabura akazi, ugahura n'inzara, ugashaka icyo wakora ukakibura, ugahura n'inzara, ugasanga imirima yawe nta kintu cyezemo yararumbye, ugahura n'inzara. Inshuti abavandimwe bakagenda, ugahura n'inzara. Ariko ibyo yo wiyambaje Imana ukayegera mu kuri no mu mwuka kubw'imirimo wakoze, Imana irakwibuka. Bavuga ngo nibutse ko hari umuntu wambitse, nibutse ko hari umuntu wagaburiye, nibutse ko hari umuntu wafashije, none nanjye ngiye kukugaburira nkugirire neza. Hano kuri 17 kuvuga ngo hanyuma y'ibyo umwana w'uwo mugore
aza guhura n'ikibazo, arapfa, ararwara, indwara ye iramukomerera kugeza aho yamumariyemo umwuka. Nyina w'uwo mwana abwira Eliya ati, mpfiki nawe wa muntu w'Imana we, wazanywe no kwiburiza icyaha cyanjye, munyiciye umwana. Agira ngo Eliya ngo niwe mwiciye umwana, nyamara cyari ikigeragezo nabo batatekerezaga ko cyaza muri urwo rugo. Eliya ntari we wishe umwana, ahubwo ni indwara yari yishe uwo mwana. Ariko Eliya nk'umuntu uri mu mwuka w'Imana, intumwa y'Imana, wahamagawe n'Imana nk'umuhanuzi, arasenga. Eliya aramubwira ati, mpa uwo mwana wawe. Nuko aramuzamukana, amushyira mu gituza, agenda amuteruye, amwurirana mu cyumba cyo hejuru. Nawe Imana ikugirire neza, yibuke ko hari abantu wacumbikiye, ko hari abantu wagaburiye. Ngo muri icyo cyumba cyo Eliya yabagamo, aho yari acumbikiwe, amurambika ku buriri bwe, aherako atakambira Uwiteka ati, ayi Uwiteka Mana yanjye, uyu mupfakazi umwana we yapfuye. Nawe